wafashe wabaye amezi atandatu ashize byatwaye amezi abiri kugira ngo uhagarare kandi mu maperefegitura 9 cyangwa se mu turere 9 ubu tuvugana twose twakabaye twararimbuwe n'umwuzure Cosimo County eka nimba utwo duce twose utwo turere twose county n'uturere nimba twararimbutse gutyo niye mpamvu ituma Wei County yasigaye imeze neza ntihagire ikibazo igira kandi utundi duce twose twaratwaye n'umwuzure bivuze ngo umwuzure wa hano utandukanye n'uwo mu tundi duce umwuzure wa hano ahubwo wari kuba mubi cyane ugereranyije n'ukuntu wegereye amake ibiciro byagiye hasi nimba ikiro cy'ingano cyaraguraga 100 mu duce cyangwa se mu ntara 9 byari ni uturere byari ikibazo ko abacuruzi bahaza utwo turere urugo ku rundi kugira ngo babashe kubaho ati rero Lord Luwe ntago yigeze ashaka kugira ngo bamanure ibiciro ahubwo yarabizamuye aza muri Young Legion ukuntu byari kugenda abantu bari kwishingiza ku byo bafite ariko nabwo byaranze umwuzure warabitwaye nta kintu bari basigaranye rero ubu tuvugana abacuruzi batanze bite ku isoko n'ubundi ubukene bwahoze bugwira n'ugiye kugura ugasanga agiye anusurwaho ku cyo bakavanaho utuntu ugasanga n'ubundi nakasa mutwe Wei County niyo yonyine yazamuye ibiciro ibisubizo byo kuzamura ibiciro abacuruzi bari barabitse ingano zabo barazihunitse berekeje muri Wei County kugira ngo bajye gucuruzayo ahantu bazagurisha menshi naho udashaka indonye ubwo iyo bigacongera gisubira hasi kuko ibintu byayimaje gutuza bivuze ngo niba yarazamuye igiciro ku nyungu z'abaturage bari kugura byinshi bari kugura ku mafaranga menshi ariko bakabona ibyo kurya kandi ibyo byamaze amezi abiri mu gihe ahandi bagurishije make bakajya barya dukeya n'ubundi ubukene burahaguma igihe biraramba muri make ubukene burahaguma ingaruka ziba nyinshi mu gihe ahandi bagurishije menshi bakomeza babaho neza nta n'ikibazo cyabaye bivuze ngo Lord yakoze ikintu cyiza cyane yemeye kumukatira igihano cy'urupfu atewe ibyuma inshuro 1000 mbere byigize byabaho ariko iki ntago ari igihano gikwiye umuntu pe iki ni igihano kibi cyane kugira ngo ibyo bigerweho bihera hasi ku mudugudu ku isibo ku mudugudu ku kagari kuzamuka bikagera ku murenge bikagera ku ntara bikagera ku rwego rw'igihugu umwami yamara kubyemeza uwo muntu agahanwa ariko bakabaye bamukatira iki gihano ikindi kuki atarimo ariregura uturere 9 twarakoranye bagira ngo bamuhane bamwigometseho bose baramurwanya ninde wo kugira icyo avuga bitekerejeho buri wese ukora ibikorwa nka biriya nta nyungu abagambiriye najya kwiregura ijambo rye riravuga iki mu bantu barenga 9 bose bamuhagaze ku mutwe ari umuyobozi we ntamwumva umuyobozi wa Wei gusa umuyobozi wa Wei twumvishe amubwira ati wakugerageje ugashaka kuntu wiregura kwenda twakugabanyiriza ibihano wafungwa ariko icy'urupfu kikavaho ntegereje ngo ibintu bigene neza ni vuga iki nabaye popira shaw ewa ni gisagara cyose banyishimiye ase nk'idayimoni nkawe kwitwara nk'umuntu koko urumva ari byo bitiniga ni diamond cyaro dicu sasa uyu nawe Lord Lu ni ikindi constable chu cultivator ubwoko bumufite wari ubwoko bukomeye cyane wanga rero cha ni ibibwa biraho ngaho muryango wawe wanga